Yesu ashimwe mwene data. Reka tuganire ku jambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa 6. Imana yo yakukunze irakurinda, kandi Imana iyo yakwemeye ikwemeza n'abandi. Imana ndayikunda, Imana ndayubaha, nawe wubaha Imana uyiha agaciro. Ntabwo izemera ko ba bandi badufataho ijambo, ntabwo Imana izemera ko abantu uzi nawe utazi ko bakurwanya, ahubwo ikuba hafi kugira ngo igaragaze ubutore n'ubutwari bukurimo, ikaguhesha agaciro. Nuko nawe yihesheje agaciro nayo iguhesha agaciro. Noneho ahangaha umutwe w'amagambo mu byakozwe n'intumwa ibice 28, umutwe w'amagambo kuvuga ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Babandi bazi yuko iminsi mibi nitugeraho tuzamwara tugakorwa n'isoni. Babandi bazi yuko uzasonza cyangwa uzakena. Benshi bazi ko dusenga, iyo babonye duhuye n'ikibazo baravuga ngo runaka, ngo impamvu yahuye n'ikibazo ngo ngo buraya yakoshereje Imana iri kumuhana. Nyamara ikigeragezo, ijambo riravuga ngo hahirwa abihanganira ibibagerageza. Niko muri Yakobo batubwira. Umva iryo jambo, hahirwa abihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemerwa imbere y'Imana izabagirira neza. Ese ibikugerageza ushobora kubyihanganira? Ese abantu bakuvuga ushobora kubihanganira? Ese indwara ikugezeho witwara ute? Ushobora kwihangana? Ihangane. Niyo mpamvu na Pawulo intumwa y'Imana incira iramuruma ntiyagira icyaba. Ntacyo tuzaba, incira zizaturuma. Nushobora kurumwa n'ubuzima bubura kunyuramo, ukanyura mu buzima ugategereza iterambere bikanga, icyo gihe wari umwe n'incira. Ukarwara ukaremba, icyo gihe wari umwe n'incira. Icyangiro kikakuzaho, icyo gihe wari umwe n'incira. Ariko dufite Imana ishoboye ibyo byose, ikabikora ikabyitsa, ndihagira icyo bidutwara. Ihangane ikigeragezo ufite, ntacyo kizagutwara nubwo wari umwe n'incira, ariko Imana ije kukurwanirira igukize. Ukarya uburozi bazi ngo ni indaraza, urarara upfuye, ariko ntihagire icyo ubeje ukaburuka. Imana ibyo irabishoboye, narabibonye. Ayiwe, haleluya. Imana ikurinde ba bandi bo kukwisekera ngo incira yamurumye. Bamwitegeye amaso, babonye murumye ku kaboko, ngo ayikongumurira mu muriro. Barangije baratangira ati ngo ngo manza ahubwo ari n'umwicanyi, ngo manza ahubwo ari n'umurozi. Batangira kumukekera ibyo atari, kumbe ni umuntu w'Imana, ari mu mwuka w'Imana, ineza y'Imana iri muri we, ntibabimenya. Hari irindi jambo bavuze hanyuma y'iri jambo rirangiye. Reka dusome hano ibyakozwe n'intumwa ibice 28, uhereye ku murongo waho wa 6, kuvuga ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe. Abantu bategereje yuko uri bubyimbe, abantu bategereje yuko uri buhombe, abantu bategereje yuko uri burware, abantu bategereje yuko uzakora impanuka. Ariko ntabwo Imana izabyemera. Imana iguhagazeho iteka ryose, ngo cyangwa ari bupfe akindutse. Bategereje yuko wapfa, aho gusabira uburame, aho kugusabira umugisha, aho kugusabira ibyiza. ba bandi cyangwa uri bupfe ukindutse. Ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo ubaye, barahindura bati ni Imana. Oya, ntabwo turi Imana, turi abana b'Imana ishobora byose. Twubaha Kristo na Mwuka Wera, tugendana n'Imana amanywa n'ijoro. Babandi nibabimenye yuko Imana iri muri twe, ntacyo tuzaba, ntacyo uzaba. Humura, wogendana n'Imana mu kuri no mu mwuka, uri inyangamugayo, ufite umwana w'Imana muri wowe, Mwuka Wera abe muri wowe, urukundo rube muri wowe, guca bugufi bibe muri wowe, gusenga bibe muri wowe, kubana bibe muri wowe, kugendana n'Imana bibe muri wowe, agakiza k'Imana kabe muri wowe. Ba bandi bazabitegereza, babishake babibure. Bashaka yuko ugurisha ibyawe, bashaka gufata amadeni ntiyishyurwe, inzira zibane. Oya, ba bandi bafunze inzira za mobile money, bagira ngo ntabwo uzagera ugira amafaranga, ariko ba bandi babishake babibure, kuko Imana yacu twakoresha obe byose. Bajugunye Daniyeli mu rwobo rw'intare. Ba bandi bagira ngo ari bupfa akindutse,
bagira ngo intare zigiye kumushanyaguza, ahubwo ziramusama, ziramuramira, ziramurinda. Iminsi yamazemo yose umwami arangije aratekereza aravuga ngo Daniyeli ni inshuti yanjye yambwiraga ineza y'Imana, reka mwibuke. Arangije aramubwira ati Daniyeli mugabo ukundwa n'Imana, ese uracyari? Aravuga ngo mwami ndacyariho ko ndi inyangamugayo imbere y'Imana, nta cyaha mfite. Niba nta cyaha ufite ntabwo uzapfa. Ukindutse cyangwa uriwe urumwe n'inshira cyangwa se bakuroze n'izindi ngorane wahura nazo, niwubaha Imana ukanga icyaha ndetse n'igisa nacyo ugaharanira kuba umunyabugingo, ntacyo uzaba. Imana ndayemera, Imana ndayubaha, Imana ndayikunda. Nawe uyikundisha umutima wawe wose. Ba bandi bazi yuko uzapfa ukindutse babishake babibure. Bari bazi nk'inshira igiye kwica Pawulo, ahubwo babikoreye ubushake, barayimutezi. Wibuke ko hari imitego Satani adutega, wibuke ko hari iminsi abantu badutega, wibuke yuko hari iminsi abantu batega abana bawe, wibuke ko hari iminsi bagutega mu kazi, wibuke ko hari ingorane uhura nazo, bakavuga ngo niba none ariye inyama ejo ntazazirya, ariko tuzarya neza, tuzambara neza, tuzabaho, tuzababanaho, tuzasazira muri bo. Babireba ba bandi bakorera Satani. Ariko abubaha Imana badukunda natwe tubakunde. Shimira Imana no kubwira ijambo ry'Imana, akira neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen.